Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza igicamunsi cyiza ari nako kandi dukomeza kugenda tubifuriza kunogerwa na weekend. Turi tariki 7 z'ukwezi kwa 9 turi mu mwaka wa 2024. Tugeze muri wa mwanya rero mukunda muri benshi cyane, umwanya twatugezeho update rero y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hano muri East Africa ndetse no ku migabane igiye itandukanye. Turagarutse rero kuri iki gicamunsi kugira ngo tubagezeho update, tukaba rero tugiye kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ure neza sina makosa amakuru meza fighter rakomeye meze neza cyane. Amakuru yacu rero yo muri aya masaha ngira ngo ni umuriro, na makuru adasanzwe, na makuru akomeye cyane aho tugiye kubagezaho uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, tugiye kubagezaho ibiri kugenda rwose bivugwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibiri kugenda biba muri aya masaha mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo turavuga za Masisi, za Rucuro, za Grand Nord, yewe tuyinaga no muri za Sud Kivu, yewe na Kinshasa turagera turebe ukuntu bimeze, yewe na Ituri. Urumva ko amakuru yo ni menshi cyane. Icyo dusaba abakunzi bacu rwose bo ni ukudutega amatwi, ubundi natwe rwose amakuru yo tukayabahereza dore ko twayazanye ari menshi cyane. Ariko umuntu utarakanda subscribe rwose iki kintu turakwisabiye ngo gikore, nta mayinite kigusaba ndetse cyangwa se icyo bita sabone rwose numara kubikora, ubundi inkuru zacu ujye uzibona mu bimbere kugira ngo ntukajye ubona inkuru yamaze kuba umunanzi fighter. Rero amakuru ni menshi, sinzi ngo twayahera hehe kuko ndabona amakuru ari menshi cyane, amakuru yarumbutse, amakuru kandi akaba ari amakuru agezweho akomeye cyane. Reka duhere ku myiteguro y'urugamba n'ubundi nk'ibisanzwe, ariko no twerekeze muri FARDC. Amakuru arimo aratugeraho none nabo bamaze kugura igikoresho cyitwa igikoresho Sinamako. Baguze igikoresho kiri systeme cy'ubu bwoko bukomeye cyane. Iki gikoresho bakaba bakiguze mu Buhinde nk'uko bigenda bigaragara. Iyi rero ni systeme ihangana n'ibitero byo mu kirere, ngira ngo mwarabonye ko ya 23 niyo yabanje gutunga iki gikoresho cyangwa se iyi mbunda ihanura izi drone. Nyuma yo gutunga iki gikoresho cyangwa se iyi mbunda ihanura izi drone n'ibiki byose, icyaje gukurikiraho nuko FARDC itongeye gukoresha drone zayo cyangwa se ngo ibe yazamura za Sukhoi ku rugamba guhangana na M23. Ariko M23 yo yari ifite ubushobozi bwo kuba yakohereza mu byukuri ikijyanye na drone muri eneo mu birindiro mu bice FARDC irimo. Ngira ngo birashoboka cyane sina makosa kuba FARDC yaguze ibikoresho ikaba yibutse neza ibyayibayeho ubwo M23 byavuzwe ko rwose yagize itya izamura drone, hanyuma izi drone zisanga za Sukhoi hano ku kibuga cy'indege Igoma zirazitwika. Birashoboka ro kuba mu byukuri byarabasige isomo rikomeye cyane. Baravuga bati dore twakuze Sukhoi, dufite amadrone, ariko umwanzi wacu cyangwa se aduyi wacu nawe rwose ikigaragara nuko ataryamye, yiteguye kuba yagaba ibite. Uzi ko hari na drone bagiye batwika bakazitwikira ku kibuga, 23 kazitwikira ku kibuga zitarahaguruka. Izi zo mu bwoko bwa CH-C4 izi ngizi zirasa, urabyibuka? So rero urumva ko M23 nawe yakoreshaga ibishoboka byose ikayobora urugamba cyangwa se ikagaba ibitero kuri ibikoresho byo bifashisha mu kirere kugira ngo babagabeho ibitero. Ntekereza rero yuko iki ari cyo cyatumye ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo bagura iyi systeme cyangwa se iyi ntwaro ihanura icunganwa n'ikirere. Urugamba rero bikari imenyetso bigaragaza ko rugiye gukomera, kuko no ku ruhande rwa M23 ndagira ngo mbibutse ko iki gikoresho baragifite. Ubu noneho hagiye kubaho kurwana ba advancinga, banza bagiye kuzajya bakorera hasi gusa, hasi sharing ibintu nk'ibyo. Kuko ntago ntekereza ko buriya birashoboka FARDC buriya twajya kubona tukabona M23 iki kibunda na kiragifashe. Birashoboka cyane.
Ashye mbona FARDC rwose ntago hajya hagira garanti. Hari igihe twaba turi kuvuga ngo baguze igitwaro, baguze igiki bakagenda akagitereka nkara za Sake. Ejo tukumva yo 23 yakiyoye. Yes, birashoboka rwose ese ubundi FARDC nihe iri bugenge iki gitwaro ko bigoye dukurikije ahantu iri nihe iri bugenge iki gikoresho irakigenga muri Mogoma. None se kizajya kirasajya kiri muri Mogoma hana ni kuri tere noze ntakiza mu ntera ndende yakabaye igitereka nko muri Masisi, ariko Masisi yose ibyabo urabize ibya FARDC na Masisi yakagombye, ariko Masisi ku zone baracyariyo hariya ntabwo hari urugamba rukomeye cyane, ahubwo ntekereza ko bashobora kukijyana Rubero. Iki gisysteme ashobora kujya kugitereka Rubero. Iki gisysteme rero sina makosa, iki kibunda cya systeme yo gukurasa mu kirere urumva ngo cyitwa Akash NG. Akash NG NG Akash kikaba cyavuye hehe? Cyaturutse mu gihugu cy'Ubuhinde. Societe civile societe rero ikora ibi bikoresho hano mu Buhinde, ikora ibi bitwaro rwose bakabanagaragaje amafoto babyifotorejeho bari kugishikiriza abakongomani ati tuvuye guhaha, bati dore umuhahanwa dutaha ibitwaro ngibi, noneho mwongere muvuge ngo ku rugamba byanze. Twarabivuze tuti uko M23 igenda itinda kugaba ibitero cyangwa se kugira ibintu ikora, FARDC ibonye agahenge nk'aka ngaka nta mikiro nayo ibifite, ikabyaza umusaruro usanga irimo gutegura gukora icyo bita umuteguro. Ubwo rero mu bitero bagiye kugabwaho cyangwa se mu ntambara igiye kuba bitegure ko ibi nabyo bari buze kugenda bagira bate bibageraho, bitegure guhangana n'izi mbunda za kirimbuzi zigiye kuba zivuze ubuhoha ngaha. Niko bimeze. Ariko ubundi ngo abahiga ubutwari baratabarana, abanganya amabuno ngo barogana. Ubu rero M23 na FARDC barugiye gushigika, da urumva ko FARDC ntabwo suko izagikoraga, ndetse babonaga ko na hano ku kibuga cy'indege Igoma bazihishaga, ntabwo bari bakizishira ku mugaragaro. Ariko rero mbona n'iki kibunda atari cyo cyari kigezweho. None ndabona ari iki kigezweho, ibikoresho byose babiguze, ko ibifaro n'ibiki byose babifite. Kuri FARDC mbona bakagombye nyine kugura nk'iki antimisile, bagiye M23 yabiri ikurasa zirandege zabo, nabo bakaba bafite ikindi cyo kukiburizamo. Nge mbona aricyo cyari gikwiriye wenda kuba kigezweho kurusha ko bagura biriya bindi, ko cyo kurasa. Nose ubundi M23 ifite indege zingahe FARDC zahubura? Ubundi bari bumva M23 iri kuganisha indege. No kuvuga ngo ibi ngibi icyo birimo biragenda bikora, ntituze kubireba mu sura ngo tubirebere mu sura ya M23 yonyine. Nuba ngo nkuko tubizi ku ruhande rwa FARDC ihanganye na M23, ariko M23 tuzi ko ntago ifite indege z'intambara usibye kuba ikoresha drone zonyine nazo z'amafoto azimirwano ziba zihari. Akadabanze ifite n'ibyo kurasa n'ibyishiraho igisasu. None muri Sake ntabwo uri kwibuka ibyegeze gukorera abasadeke, urabyibuka? Oya nizo gucomeka igisasi razifite, si ibyo yagiye bambura sara muri za Kicanga. Kicanga hari drone bari bazijyanye abawegina bari bazifite hari nyinshi cyane ndetse. So rero ikiriho niki nukuvuga ngo abantu ntibaze kubireba ngo babibonere mu ndorerwamo yo kuvuga ngo bari kwitegura intambara, bitegura M23 yonyine. Bari kwitegura nande? Kuko murabizi neza ko iyo bari kwitegura urugamba, iyo bari kwigamba bavuga ko ngo bashaka kwirukanka na M23 bakayigeza hehe mu Rwanda. Mrameze babazi ko ari igihugu kigiye guhangana n'ikindi. Ubundi niko byitwa. So rero ubwo ibi bikoresho bari kugura n'ibiki byose, ejo bundi nibimara kugwira bakabona ubushobozi n'iki, noneho batangiye kubona ubushobozi buri kwiyongera. Wakumva batangiye kuvuga ko bagiye kwata ku Rwanda. Haki gahunda iracyarimo, nge narabikubwiye. Gahunda iracyarimo. Ubwo rero abantu mutaza kubona icyo gikoresho
mukagira ngo ni icyapfuye kuza gutyo gusa. mukagira ngo ni ibintu bigiye kuza ngo gukoreshwa ku rugamba rwa M23 gusa. Hari n'izindi gahunda iracyakomeje, ntabwo bigeze bagira ute bayihagarika. Nguko uko ibintu bihagaze rero, ibitwaro bikaba byamaze kuhagera. Ikiriho n'iki, nuko noneho batangira gushaka uburyo ki bari bubigenze bate, bari bubikoreshe sinamako. Yes, urukumva ko ibikoresho byaje, buri kimwe cyose urabona ko rwose ngo bari kugenda bagitegura. Ariko se ibikoresho byaje byonyine? Urumva byaza byonyine? Byazanye n'abasirikare. Byagomba kuzana n'abasirikare bikagira n'abatekinisiye. Twumva abasirikare bazanye nabyo none icyo bari kuvuga. Babye babiherekeje. Présentement là je suis à Goma, on est arrivé hier. Dans peu de jours on sera déjà en train d'affronter l'ennemi, donc il n'y a rien à craindre, on a déjà été bien formés pour ça. Et avec la grâce de Dieu, ainsi que le matériel que nous avons, donc il n'y a rien à craindre, tout ira bien. Donc ne t'inquiète même pas, je suis là, je reviendrai même dans les jours à venir. En tout cas, je vous aime bien. On est là pour... Abasirikare ati twageze ahangaha ejo bundi hashize, ariko bivuga bitsindagira byumvikana. Urumva? Bisobanura ushize amanga. Ati twageze ahangaha muri Goma ejo bundi hashize, yere mbone ejo bundi. Ati tugera ahangaha kubw'ubuntu bw'Imana. Atariko ikituzanye nta kindi usibye kurwana n'umwanzi. Umwanzi ninde? M23. Bahageze baturutse he rero? Bahageze baturutse Kinshasa. Bari hehe? Bari muri Goma. None se iki gikoresho bura cyaba cyaramaze kugera i Goma cyangwa kiracyari Kinshasa? Ibyo nibyo ntaramenya. Kanze nikoze muri drone. Ibyo ntaramenya ni nkubwira ngo cyageze i Goma. Rwose ndaba nkubeshye. Ntabwo mbizi niba cyarageze i Goma. Ariko ngewe rwose nuko abasirikare ngo bagejejwe hariya bazanywe no kuba bagiye guhiga umwanzi, enemy, bagiye guhiga aduyi. Ni nyuma yuko navuga yuko M23 nayo ibingibi birabyiteguye kurusha undi wari we wese, ibingibi birabizi kurusha wari we wese, dore ko abasirikare bakomeje kugenda bazanwa ha muri Goma. Dore ko yo turebye dusanga ubwo abasirikare amaherezo bazaruta abaturage baturiye uyu mujyi wa Goma. Abasirikare rero aka video nagashize muri groupe, abakunzi bacu baba muri groupe rwose bakabonye. Aho abakunzi bacu bamwe bagendaga bazatese kari igifaransa ko tutari kucyumva. Abasirikare noneho baturutse he? Baturutse Kinshasa, bakaba baje muri Goma, nta kindi kibazanye, baje kurwana n'umwanzi M23 ngo kandi bazi yuko bafatanyije n'ububasha bw'Imana. Iyo M23 ngo kuyikura hari ari nko kurya ubugari. Ikindi ndabona ibinyamakuru bikomeje kugenda bikonfirma urupfu rwitwa Kasikira. General Kasikira. Noheli Kasikira. Yitwaga Noheli? Na Kanoheli karimo. Na Kanoheli naki? Noel. Noheli Gasikira. Urumva? Ntamubatije da. Maze ndebe neza. Ntamubatije. Ago fayita we. Noheli Gasikira. Ndetse turebe ariko nako karimo. Nako nake. Mu byangombwa byiwe. Rwose Gasikira. Ririmo rwose. Isanda Kasikira. Isanda Noel. Uyu mugabo rero rwose ngo akaba yapfuye nk'uko inkuru twaye breakinze mu masaha mu gitondo. Ibinyamakuru bikaba bikomeje kugenda byandika bigaragaza ko inkuru ari impamo. General Kasikira yavuye mu mubiri, ndetse hakaba hashizweho n'uburyo ki ashobora kuza guherekezwa
ubwo nyine kumuherekeza no kumuherekeza binyujije mu muco mu cyubahiro byose turaza kugenda tubikurikirana tubagezeho gahunda uko ziteye. Yes, urumva yuko rero inkuru rwose yabaye impamo rwose, inkuru yabaye impamo rwose, ntabwo ikiri inkuru ahubwo kirakurikiraho ni uburyo rwose bashobora kuba bamushingura mu cyubahiro naho kuba yagiye ntabwo turi bubigarukeho, ahubwo reka twikomereze rwose ahangaha rwose muri Kinshasa. Urumva hano muri Kinshasa rwose nyuma yuko rwose uyu mugabo bamwita Minisitiri w'ubutabera, urumva Minisitiri w'ubutabera rwose ngo nawe ashobora kuba ageraniwe ari mu mazi abira. Urumva turacyari hano Kinshasa. Minisitiri w'ubutabera Minisitiri w'ubutabera rwose ngo ashobora kuba ari mu mazi abira, nawe ari muri babandi n'ubundi muri ya gahunda y'abacikishije muhara muri gereza. Minisitiri w'ubutabera muri RDC ari mu mazi abira. Urumva inama nkuru y'abacamanza bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urumva yareze Minisitiri w'ubutabera Costa Mutamba kuri Minisitiri w'intebe Judith Suminwa nyuma yuko urumva Suminwa nyuma yuko yaho afashe icyemezo bahamya ko kibangamira akazi kabo, nyuma yuko bafashe icyemezo kibangamira akazi kabo. Ahagana tariki 2 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2024 nibwo umwuka wabaye mubi hagati y'abacamanza na Minisitiri Mutamba nyuma yuko imfungwa 129 zari zimaze kwicwa zirashwe. Buzabaye 1319. Muri izo Minisitiri Mutamba yari yafashe icyemezo cyo kubuza abacamanza kohereza by'agateganyo muri gereza abatarahamwa n'ibyaha. Urumva iki kintu? Harimo n'abatari bagahamwe n'ibyaha. Niba ngo harimo abagiye bese bari bagiye mu rukiko ngo noneho uyu Mutamba abuza abagabo batari bagahamwe n'ibyaha kuba basubiye muri gereza. Urumva niba ngo bari basohotse muri gereza kuko kubohereza byongereraga iyi gereza ubucucike busanzwe buyugarisha. Uyu muyobozi yikomye abacamanza asobanura ko mu gihe cyose afashe ingamba zo kugabanya ubucucike muri iyi gereza zirimo gufungura zimwe mu mfungwa abacamanza bo bongeramo ngo bongeramo zikubye kabiri izasohotse. Urumva yagize ati natanze impuruza inshuro nyinshi baremye ihuriro ryo kundwanya ngizi ingaruka. Iyo nkuru yo tuza kuyisorezaho se n'amakuru. Iyi nkuru kandi tukajya muri za Masisi. Urushaka ngo tuyisorezeho ndabona ari igikuru kirekire. Reka twigire muri update. Iki gikuru turaza kugisorezaho ndabona kirekire hagati y'abo magistrate cyangwa se abacamanza bakomeje kugenda rwose badacana uwaka n'uyu Minisitiri w'ubutabera Mutamba. Muri Masisi ngo bimeze bite rero sasa? Muri Masisi nyuma yuko M23 isa nkaho rwose bijyanye n'ama operation yakoreraga hano zabibwe ndetse na za Nyange yewe no mu bindi bice bigiye bitandukanye, nyuma yuko rwose abayakoraga basa nkaho bagarutse hano za Gicanga ariko abasirikare bakaba bakiriyo, nuko ngo hakomeje kugenda haberayo udutero shuma. Nituvuga udutero shuma dutandukanye n'urugamba.
burya udutero shuma ni twa tundi tuza tugakorwa n'abantu nka batandatu nk'icumi 10 bakaza baba ari benshi. aka nta gitero cy'abantu 10 10 se ntabo benda kwegereza section ntuzigize urugamba rw'abantu 10 koko wamyana urugamba ateragerira igitero kwa dutero bitagerira ni udutero shuma nyine akaba rero bari kudukora ariko mu buryo bwo kugira ute bwo gushaka kwiyibira ariko bashaka kwiba bashaka kwibira rwose nabyo bijyanye n'imirwano byo bikomeje kubananira rwose. Abaturage bahangaha rero bakakomeje kugenda bahura n'isanganye ubwo kuko nyine urumva yuko ibice barimo FRDC na wazalendo barimo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya. M23 rero sinzi ngira ko iki kugira ngo ibice byose byigarurire, dore ko rwose bira bice kugira ngo byose babone abasirikare bo kubijyamo bikomeje kugenda binanirana. Ariyo mpamvu na wazalendo bo nkabira bice bakomeje kugenda bigira akarakajyahe. Urumva? Kuko abasirikare ba M23 harango ni bakeya ugereranyije n'ibice M23 yigaruriye. Bagira mu bice bakaharasa bakongera bagasubira inyuma, wazalendo bakagaruka kabyicaramo. Wazalendo bakarasa ngo bakarara bari kurasa bukarinda gucya. Mu gitondo ya 23 yaza bakirukanka nibyo biyirwamo. Ibi rero bikaba byatumye rwose abaturage bahariya bavuga ati nyaboneka mwakagombye kudutabara kuko ibintu ntabwo bimeze neza naka nagato. Nabizi rwose hariya ni muri groupe ya Bashar Mokoto mwabira bice rwose nkaba nakubise icyumvirizo cyanjye mba byatese bimeze bite ati rwose bijyanye n'urugamba byo ntabyo ariko udutero shuma dukomeje kugenda rwose tugaragara muri ibi bice. Ubwo rero sinzi ngo M23 irakora iki kugira ngo nibura abaturage bose bahabwe security ihagije cyangwa se babone umutekano uri safe, dore ko rwose mwabira bice umutekano aho wazalendo bari ukomeje kugenda uba iyanga. Tukiri ahangaha muri Masisi muri Karongi rwose hamaze gufatwa abagabo bagera muri 6 abagabo bagera kuri 6 abasivile ariko bagize uruhari mu kwibwa kw'inka z'abaturage bahariya za Rushinga ndetse na za Kagusa. barazibye bazijya kuzigurisha. Bagiraga uruhari mbese bo babigiragamo uruhare kugira bajyanaga n'abazarendo bagiye kuziba bakabarangira umuraho waho ziri bakaza bafatanyije n'abazarendo. Nyuma yuko 23 hageze abazarendo bakirukanka abagabo bigize banyoni nyinshi bo ntibahunga bati icyo tuzaba tuzanga umuti ubwo abaturage baza kubatungira agatoki. M23 yamaze kubata mu mvuto abagabo bagera muri 6. Nawe nimuzi ko waba ufite inka zibwe hariya ushatse wasimbukira ukajya kubaryoza ibyo bariye. Basanga kandi bari bo n'ubundi bamarishije inka zahara muri karagace cyane haraza ubundi bazigarura babaryoze ibyo izo bariye bazigarura. Nta masambu se bafite n'indi mitungo ko wenda da nimba afite nk'umurima akawugurisha kishyura ibyo yariye. Nimba afite amatungo afite inka hara igikuyu muzihereza abaturage bo yibye inka zabo asigara ari bwerere. Nyine ko nabyanza ufite inka zibwe ushatse basimbukira hari ukajya kureba ukuntu biringaniza. Mu gihe rose n'amakosa urugamba rwo rukwitegurwa cyangwa se bari kugenda bitegura impande zombi. Ubu amakuru arimo arangeraho ngo nuko aka gace n'ubundi kitwa ngo ni Kikuvo M23 ngo ishobora kuba yamaze kukavamo n'ubundi nk'ibisanzwe. Ni amakuru arimo kutugeraho ariko ntabwo turabona icyitwa fact. Nta fact ziratugeraho gusa nicyo tubereyeho rwose kubashakira fact cyangwa se amakuru yuzuye. Igisobanuro cyabyo nuko mu kiganiro gikurikiyeho muraza kubona amakuru ndetse yizewe. Gusa ariko bamwe batanga amakuru ko ngo yasubiye inyuma ntago ngo yigeze isubira inyuma itewe cyangwa se yatatswe. Yavuyemo bugenzi bwero. Reka yavuyemo rwose nta hatabayemo urugamba. Wazalendo aka gace bahise baga aka gace nta gace keza buriya wazalendo ishobora guheraho yataka ikaba yashegesha M23.
kuko aka ni agace kari mu birometero bike uturutse hano kuri iki kiyaga cya Edward. Haka mu birometero bike ugera ahantu bita Rubero ku zone. None uravuga ute ko aha hantu hatabafasha cyane igihe baba bateretsemo imbunda cyangwa se rwose bahashize nk'akadifensi, dore ko ngo hari ni centre nziza ishobora kuba yabafasha kuzajya bapakira nari amafi bakajyana ku isoko, kuzi ko ibyaba ari amafaranga. None se aka gace nibwo bwa mbere bakageramo? Ntibari basanzwe bagafite? Yego. None se kabafashije iki gihe bari bagafite? Kuryo vuga ngo ubu noneho hari icyo gashobora kubafasha. Ubundi gihe bari bagafite mbere hari icyo kabafashije? Kabafashije kiretse kubakubitisha. None se nyine ubwo rero n'umundi niyo mpamvu utabashije. Ariko none kuriya wibuke ko hari abahazanye ngo nibura unite niba ari force ngo ijya ihandaho. Bikarangira bitese? Bikarangira yo 23 noda ngo yabangiye ngate gasubira inyuma. Ikayifatana uduce se? None se ikirenze icyo niki? Niba yo 23 iba yashimyeho bikanga, ubwo urumva icyo gikurikiye hari iki? Bikanga ni kimwe no kuyiruka nkaho ni ikindi. Urumva? Arega kurwana ntabwo ari ukugirwana ngo wumve ko ari kurwana gusa. Urarwana ariko se mu kurwana kwawe hari agace bigeze waka wari kurwana nawe. Ese aho yarari niwe wikuyemo? Ndetse niwe wamukuyemo? Ese bya buri kintu cyose ukagenda ugira ute ugihereza imbaraga zacyo. None use nk'ubu tuvuze ngo bavuye muri aka gace, Wazalendo bajya dukoma amashyi ngo felicitation Wazalendo. Ikibazo rero no kuba mu 23 isubira inyuma nibyo ishobora guhandaho igasubira inyuma, ese ikagarura izindi imbaraga zidasanzwe igira ute ibakuraho bari. Ariko nubwo iyo unity iriyo nta kidasanzwe yakagombye kuba iremereye. Twakagombye kumva yarakuyemo Kirumba, yarakuyemo Kayina, yarakuyemo Kanyabayonga n'ibindi bice. Ese ugeze bumva hari agace yakuyemo? Ntacyo mikomerere yayo bishingiye kuki? Ngo ko barwana ra. Nuko se bikarangira bite? Ngo ko baresist. Bikarangira bite nyine nibyo nkubaza. Bari abasore. Nubwo batsindwa n'ubundi ugasanga ku rugamba batsinzwe. Ko babahanyanya. Ariko babahanyanyashe. Naho bari amabuye. N'ubwinshi bwabo n'ibikoresho byabo ahubwo nge burarabaswa. Nge burarabaswa. Fata ubwinshi bwabo wongereho ibikoresho byabo, wongereho imbaraga bakira, wongere inkunga babona. Ariko rero arega wivuga ngo inkunga n'ikibanza umenye ngo barwana n'abantu bameze bate. Simbu 23 usara abana. None yo 23 wabonye ari agafuka imvugo rimwe. Simbuze kari agafuka imvugo rimwe. Urakoze. Ko nanone bajya bamenya kari igisirikare cya. Twikomereze n'andi makuru twavugaga kuri abo bagize gutya rwose basubira inyuma. Ngo M23 yasubiye inyuma. Yes, ubwo reka tuvanga aha rero dusimbukire mu ntara ya Ituri. Rwose hari ya mu murwa mukuru wa Ituri bahita Bunya. Gereza nkuru prison centrale, gereza nkuru yaho yahara muri Ituri, imfungwa naho zigaragambije muri gereza. Zigaragambije se ngo habaye iki kandi? Ngo zifungure. Barakazifungure. Bashaka iki se? Ziri kwitotombera umwe ariko abajere bamaze gupanwa hanze y'iki igipangu. Muri besha gasota barahita bari mu bikamo. Ubwo arya ka video ntako naguhaye. Wapi? Buri ibipangu bari hejuru amabati. Biri kubera rwose ni ibintu biremereye cyane. Izi mfungwa rero fighter ngo zikaba zitari kubona ibyo kurya, ndetse ngo harimo n'abamaze n'imyaka ya Nyagateke batabura n'abatazi n'ibyo bari kuzira. Aba rero ngo hakaba ari kuvuga ati nyabureke nimba mudashoboye kutuburanya ngo mudukatire, baza umuntu amara imyaka hafi 5 ataraburana. Urumva hakiro bita preveni. Urumva haibese akiri atarakurikiranwa n'urukiko.
akamara imyaka 5 ari muri gereza akaba arimo atarakurikiranwa ibyo bitazwi na dosiye ntayo, atazi kazafungurwa cyangwa azaheramo imyaka 5 ikikunkumura ataragera imbere y'urukiko. urumva ibi bintu rero abaturage bakaba kuvuga bafungiye muri gereza nk'abate rwose ibintu aho bigere rwose ntabwo byari bikwiriye, mwari mukwiriye kuturekura nimba nta byaha dushinjwa cyangwa se niba tunabishinjwa tugakatirwa tukamenya ko twakatiwe. ariko ntimudufunge gutyo gusa ngo muterere umwango ngo mugende mwiyicarire mwumve ko murakora ibyanyu mutereye abaturage hehe muri gereza. izi mfungwa rero zikaba ziri gukora greve cyangwa se imyigaragambyo muri gereza. urumva bitewe n'iki? bitewe nuko batari kuzitaho nkuko byakagombye kuba bikwiriye. rero tukibaza ngo ese uko kwigaragambya kwabo hari icyo kuraza kumara? urumva ko nabonye n'abasirikare hanze rwose bapanuwe, hanze nabonye rwose ibintu n'imbunda bazishyigitse bavuga ati rwose agire wibeshya asimbuka igipanga arahura n'akaga. urumva ngura simbuka ntibiragenda neza, ntabwo bishobora kumugendekera neza. urumva ubwo rero sinzi ngo biraza kuba byagenda bite hariya rwose hariya muri Bunya rwose ibintu ntabwo bimeze neza. urumva ko rero reka tuvangaha Bunya twigarukire ahangaha Zagoma naho ntabwo bimeze neza. Goma se ngo byagenze bite kandi muri Goma usibye imyiteguro naho y'urugamba hari ikindi kibazo gihari? ni urugomo rurakomeje. urugomo rwa hariya rwose mu bice bigiye bitandukanye ari kubera nk'urugomo rukomeje kugenda rwose rufata indi sura nk'hariya rwose za Munigi. mwabira bice rwose ngo abasirikare ba FRDC bari kujya barara bari kwambura abaturage bukarinda gucya. kurara bari kubambura bukarinda gucya. Ibazero abasirikare bari kurara bari kwambura gitondo ngo ibyo bambaye bakajya kubinywera. urumva ntabwo byoroshye. Ibisasi bisanzwe bizaba bisanzwe bigeze gihe ki? uvuga ngo birasanzwe bigahoraho bizaba bisanzwe bigeze gihe ki? ni ikibazo. ni ikibazo rero. abaturage hano mu mujyi wa Goma nabo bakaba rwose ariko bati nyaboneka mutabare ariko na M23 yakagombye gutabara abaturage kuko aho bageze rwose hari igihe bazageramo abaturage nabo nta n'urwara rwo kwishima bakigira. urumva bitewe n'iki? bitewe nuko urugamba rumaze kurambirana ku baturage, maze kuba imberenge rwose. abaturage rakujya ati turarambiwe aho bigereye rwose, ati mwakagombye kureba ukuntu rwose mu biringaniza ubundi Igoma ikavamo ubundi tukamenya ukazaca imana. ubundi niko abaturage bakubwira. turi mu 23 mwaza mugafata Goma ibindi mukazabitekereza hanyuma. urumva sinzi ngo iri kubyibazaho iki, ariko urumva yuko urugomo ndetse n'ubujura muri uyu mujyi wa Goma rwose bikomeje kugenda biba agatereranzamba. twakwinjira muri inkuru noneho yo minisitiri cyangwa nyikoherereza inyoherereza hano turebe Kinyarwanda ndebe ko muri ibyo nyubaha nanjye mu Kinyarwanda kuko ari rwo rurimi rwacu. twe mu mashuri tuba twarakize ntari nkawe ugenda ugikura ku mihanda. ni Ikinyarwanda cyawe ni ik'imihanda? Ikinyarwanda cyawe ni ik'imihanda. ahubwo nawe tuba turi amabuye. murakaze. rwose ururimi utigeze wigana gato kandi urwandike unaruvuge ubwo se ugira ngo ntukize urakize. Kinyarwanda se avuga ubundi Ikinyarwanda avuga ko ari ururimi rukomeye, ariko aho rugoranira cyangwa se rukomerera ni mu myandikire nyine. no mu misomere. oya mu misomere wenda aho biroro, ariko mu myandikire aba ari ibindi bindi. ariko nanone imyandikire ijyana n'imisomere ko hari turiya tuntu twatuzo n'uduki byose n'utunyarezo n'uduki byose utabizi n'utugemo n'iki biba ari ibibazo. ingoro tugezeho kuri inkuru y'uyu mu minisitiri rwose ukomeje kugenda ajya mu mazi abira bitewe n'aba magistrate cyangwa se abacamanza
bari kugenda bamushinja ibintu bimwe na bimwe. inama nkuru y'abacamanza bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yareze minisitiri w'ubutabera Konsa Mutamba kuri minisitiri w'intebe Judith Suminwa. Nyuma yaho bafashe icyemezo bahamya ko, urumva, bamufata icyemezo bahamya ko kibangamira akazi bakora. Bamwe mu minisitiri abangamira abamajisitiri, arababangamira muri make mu mirimo yabo. Hajya yivanga. Ahagana tariki 2 nibwo umwuka wabaye mubi hagati y'abacamanza na minisitiri Mutamba, nyuma yuko imfungwa zigera mu 129 zari zimaze kwicwa zirashwe, mu gihe zimwe muri zo zageragezaga gucika. Urumva, kuva icyo gihe nibwo minisitiri yatangiye kubangamira Mutamba. Minisitiri Mutamba yari yafashe icyemezo cyo kubaza abacamanza kohereza by'agateganyo muri gereza abatarahamwa n'ibyaha. Yari yafashe icyemezo ngo bohereze mu rukiko muri gereza abatarahamwa n'icyaha, kuko kubohereza byongerera iyi gereza ubucucike busanzwe buyuzuyemo ubwo. Ngo biyongerera ubucucike. Nese kongerera ubucucike bimaze iki? Ubwo ibintu urumva byari kumarira iki mu by'ukuri kuba iyi gereza yari yamaze ubucucike bw'igereza donc bwagombaga kumara iki? Urumva? Ngo uyu muyobozi yikomye abacamanza asobanura ko mu gihe cyose afashe ingamba zo kugabanya ubucucike muri iyi gereza, zirimo gufungura zimwe mu mfungwa, abacamanza bongeramo izikubye kabiri. Bo bashaka kuzigabanya, gufungura zimwe ngo bazigabanyemo ubucucike bugabanyuke, we ahubwo yongera ko numva wagira yari afite gahunda ndende. Donc ubwo inkuru ihise inumvikana, bo bashakaga kugira ngo muri iyi gereza bagabanyemo ubucucike. Urumva, we noneho ahubwo aravuga ati mwongeremo n'abari kuregwa ibyaha bitarabahama kugira ngo habemo ubucucike. Nese urumva uyu mugabo nta yindi gahunda yari afite. Mbese we afata icyemezo cyo kubafungura, agafungura bamwe, abacamanza ngo bakazana abakubye nk'inshuro ebyiri abo yafunguye. Yagize ati hano aravuga ati, yagize ati amabungu ni amake sinamako. Amabungu amateke. Bwa butero uri kuva buri kwara muri za mpate niyo muri ibyo bice, ngo n'ubutero wabuje kwiba amabungu. Amabungu ni iki? Ni amateke. Amabungu n'ibijumba. Inzara iri kubatsinda iyo ngiyo abazareno bakaza kwiba amabungu. Akwanza hera amateke y'amagugu. Ni amabungu, ntago ari amagugu. Amabungu ubwo bisobanuye ko ari amateke ameze ate? Ni amateke nyine, ni ubwoko bw'amateke aba yarakuze cyane, yaraguguye. Ntabwo ari amagugu, n'ubwoko nk'uko nyine mu birayi haba za kinigi, habamo ngo za kinaki, nk'uko nguko. Komeza kuri iyi nkuru y'uyu minisitiri ati, yagize ati natanze impuruza inshuro nyinshi. Yatanze impuruza nyinshi, urubwo yasabaga ko bareka gucucika abo baturage. Ariko ibaze nk'umuntu utari wagahamwe n'icyaha, mu by'ukuri bikarangira nawe aguye muri uku gutoroka bakamurasa, nta cyaha kitaramuhamye rwose.
ati baremye ihuriro ryo kundwanya Mhm. ngizi ingaruka biri Mutamba ibi ni uguteza akavuyo buri cyumweru abacamanza bohereza imfungwa muri gereza ya Makara. kumbi ahubwo niwe bavuga ngo bateye kuzajya bazanamo abatarakatirwa abacamanza bakabarundamo bazanaga imfungwa abacamanza boherezaga imfungwa muri gereza ya Makara batitaye ku bushobozi bwayo. Mu gihe Minisitiri Mutamba yateguje abacamanza ko nibarenga kuri iki cyemezo bazahanwa tariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Bahuye na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa bamugezeho imyanzuro bafashe. Dieudonné Kamureta usanzwe ari umuyobozi mukuru w'inama y'abacamanza yasabye Minisitiri w'Intebe ko guverinoma ikwiye kwirinda kugonganisha inshingano zayo n'iz'abacamanza kubera ko bose bakorera inyungu z'abaturage. Yagize ati mureke kutujyana mu murongo wo kugongana, dushaka kureba uko twese hamwe twashyira imbere inyungu z'abaturage. Inzego za leta zose zirebwa no kuba ubuzima bw'igihugu bwagenda neza. Dusabwa gukora nk'uko twese turi mu nzego z'igihugu. Abacamanza bagaragaza ko Minisitiri w'Ubutabera atariyo ikwiriye gufatira urwego rwabo icyemezo. Basobanura ko imyitwarire y'abacamanza ibazwa inama nkuru y'abacamanza. Gusa Mutamba nawe agaragaza ko ari gukora akazi yahawe na Perezida Felix Tshisekedi. Gereza nkuru ya Makara yubatswe mu 1957 ifite ubushobozi bwo kwakira imfungwa 1500 gusa. Ubu ifungiwemo izirenga 1015. Wabyumvishe bya bintu nakubwiye byemezwa na Minisitiri w'Ubutabera. Wabyumvishe bya bintu nakubwiye wabyumvishe ndabyumva mugabo kifungirwamo 1500 ariko ikabiri 1015. Ngaho rero ngaho rwose ni munyumvire ago yabyoroshye nayanjye ngo nayawe. Yes, urumva yuko rero hari bombori hagati rwose y'aba magistrat cyangwa se abacamanza ndetse na Minisitiri w'Ubutabera rwose Mutamba, aho bakomeje kugenda baterana amagambo imbere ya Minisitiri w'Intebe bita Judith Suminwa. Nyuma yuko directeur wa gereza abo yamaze kubaca muri homi byose biri kuba yarigendeye yakwe mwaka kareye yavuyemo yakwe mwaka kareye yarabibasigiye. Ngaho guko rero urumva yuko ibijyanye n'intambara uyu munsi nta mirwano igeze haba cyane umunsi ku isabato. Umunsi baruhutse isabato uyu munsi rwose nta mirwano. Ariko nimugora dushobora kumazanya mu gigima rumvikana. Nta yindi nkuru se usigaranye ngo twe twapfundikira ya inkuru zo twe turi muri update. Nta nubwo ari ngombwa rwose ngo twikomakome tugire dute, tuba dukeneye kugira ngo dutange update kuko hari n'ibindi byinshi tutahita tunakonfirma. Gusa ikiri nabonye nuko rwiyemezamirimo wari warafashe isoko ryo gutanga irangamuntu hano muri Kongo ngo yashesheje amasezerano nyine na guverinema. Bikaba byarabaye muri uriya mwaka. Ubwo urumva nta irangamuntu sinzi hano iwanyu uko igitangwa. Ntago zigitangwa. Zitangwa iyo hagiye kuba amatora. Basheshe amasezerano rero
nose ubundi ya masezerano akomeza kubaho yari kugumaho sinzi kandi byararangiye ni ikibazo nimba hari amasezerano bagiranye wenda yo kujya babishyura mu bipengeri. yes ubwo rero nuko ibintu bimeze nuko ibintu bihagaze mu by'ukuri ubwo ikindi wenda hari ikindi se bora twasoreza ahangaha reka dusoreze ahangaha abakunzi bacu rwose bakomeje kugenda babana natwe tubashimire cyane. mwakoze cyane andi makuru nakagaruka amasaha y'umugoroba asante sana ciao.